ntabwo dukwiye kubyubakiraho. Ntabwo wakubakira ku nzozi, ntabwo wakubakira ku mayerekwa, mu kubuhanuzi buri aho ngaho igihe cyose atarimo ijambo ry'Imana, ugenzuza ijambo ry'Imana ndetse n'icy'umwuka wera arimo arakubwira, ntabwo byakunda. Ikindi kandi ugomba kumenya iyo identity. Byambayeho nagiye mu rusengero barampanurira, arambwira ngo umugabo wawe ngo dore nguriya ngo muranicaranye mu rusengero, ubundi we muzabana. Yari umusore mwiza, ati niwe nuriya muzabana, akora confirmation kabisa, ara confirming. Dusohotse hanze ndamubaza ati bambwiye ko ari wowe rero, twara nimero zanjye. Gusenga ni byiza, buriya gusenga niyo nyanduruko ya buri kimwe. Iyo upfukama uvugana n'Imana, kandi wirinde gusa, kuko biravuga neza ngo mutanga kumva Imana ivuga, ko Bibiliya ivuga. Twemere ko Imana ivuga, kandi twemere ko Imana ikora, kandi twemere ko natwe tukwiye kwiyegera tuyibaze tubwire ati eske Imana uranshaka iki, urakeneye iki, urugo rwanje urarubona ute? Kandi urugo rwawe urutegura uyu munsi, ntabwo uzarutegura ejo nshuti yanjye. Turabashuhuje abadukurikiye muri hirya no hino, abadukunda. Umuntu wese ufunguye iyi video areba ikiganiro, ni ikiganiro cyiza, ni umugisha twagize guhura tukaganira n'abajene n'inshuti zacu. Insanganyamatsiko rero turi kugira ngo tuvuge ku rukundo, turebe uko umuntu akwiriye kwitwara mu rukundo, ni gute umuntu akwiriye kuba yaba yakitegura mbere yo kwinjira mu rukundo, guhinduka the right person. Muramfasha mbere yo kushaka the right person. Okay, ngira ngo murabyumva. Kuba wowe wanyawe mbere yo ujya gushaka ushaka wanyawe, wumva ari wanyawe kuri wowe. Nge ni Elisa, muvugana nk'ibisanzwe. Nyuma rero reka twibwira abantu, namwe mbahaye ikaze brothers and sister. Murakoze, nitwa Rogers Mohozi, nkaba nishimiye kuba kuri iki kiganiro. Murakoze, nitwa Didier Muco, nanjye nkaba nishimiye kuba muri kino kiganiro. Wow. Shalom, nitwa Uwera Jemima, nanjye nishimiye kuba muri iki kiganiro. Turabakiriye nk'uko twahoze tubivuga. Ndagira ngo twinjire muri iki kiganiro, ntago turi butinde rwose, turafatiraho. Buriya urukundo ruraryoha, abantu baganira urukundo ari abajene turabyumva cyane kurushaho. Ni imyaka twese tuba twaragiye tunyuramo, habamo struggles zitandukanye, habamo ibyiza bitandukanye, ariko habamo n'urugamba. Habamo n'urugamba rutandukanye budasanzwe. Uyu munsi rero turi kumwe na Rogers, turi kumwe na Muco, turi kumwe na Jemima. Ikindi kintu gikomeye kuri abantu mutazi, bose ko mubabona hano ni aba worshipers, ni abaramyi. Ntago nzi ko turi buze gutandukana gutyo gusa, ntago nari nabisobanukirwa tutanakoza akantu ko kubibwira neza. Insanganyamatsiko yacu rero iragira iti uko wategura wowe ubwawe mbere yo gukunda undi muntu, no kuba wowe ukwiye mbere yo gukunda uwo ushaka ukwiye mu buzima bwawe. Mwatangira n'urugendo cyangwa se mwabana. Urukundo rugira ama stages menshi cyane, ni nk'ibice bine, ariko kubera ko atari cyo turi bwigeho uyu munsi, reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu. Insanganyamatsiko yacu ndahera kuri Jemima, ko muri mushiki wacu. Iyo tuvuze ngo uko wategura wowe ubwawe mbere yo gukunda undi, kuba wowe ukwiye mbere yo gukunda uwo ushaka, tekereza nyine ko akwiye muri wowe mu buzima bwawe, bivuze iki? Murakoze cyane. Icyambere urabanza ukitegura wowe ubwawe, ukabanza ugakora isuku muri wowe. Yego. Yes. Ikindi urabanza ukamenya ese ninde uri muri njyewe, ninde nkorera. Urabanza ukamenya Imana, ukamenya ati ese ko nakurikiye Kristo, ndavuga ku bantu bakijejwe, ko nakurikiye Kristo, wenda n'abatarakizwa bumvireho, ko nakurikiye Kristo, ese Kristo yankunze urukundo rungana gute. Banza umenye urukundo rwa Kristo, umenye ngo ni gute ngomba kubana n'Imana, relationship yanjye n'Imana ni gute ihagaze, ni gute imeze, before yo kubanza kujya muri ibyo ngibyo. Kuko ntago wajya gukunda umuntu cyangwa se gutanga urukundo wowe ubwawe utikunze, ngo unabanza umenye n'uwo muremyi wagukunze uko ameze. Nyine ubanza kwiyigaho, ukamenya
purpose y'Imana icyo Imana igushakaho nawe ukabona kumubwira ati ukabona kubwira Imana ukamenya character y'Imana ubwo ushatse kuvuga imiterere ukamenya ko Imana ifuha ukamenya ukabanza ukamenya nyine mwuka wera mu bana se relationship yanjye nawe bimeze gute umubano wanjye nawe umeze gute ni gute nshobora kumwegera tukaganira communication yawe ukuntu imeze n'Imana ni ikwereka ko ushobora kujya muri ibyo bintu kuko ntabwo washobora kubijyamo utazi urukundo nyakuri rwa Kristo niwo wagushoboza kubijyamo kuko agushyiramo urukundo nyakuri urukundo rwiza nyine kugira ngo nawe wumve ko biryoha arabanza akakuryoshya ukumva ko nawe umeze neza uri fit ukabona guhaguruka ufite izo mbaraga urakoze Rogers uravuga ku iki kuri insanganyamatsiko mbere ko twinjiramo deeply nibyo koko mbere yuko utanga urukundo cyangwa se mbere yuko ushaka umuntu uri right nawe ugomba nyine kuba wizi ngenda bijyana cyane muri gospel nuko Jim yavugaga turi kuvuga nk'abakristo ariko n'abandi bagomba kumviraho kandi bakigiraho cyambere no kumenya Imana first of all kuko kumenya Imana biduhumura amaso iyo bigumuye amaso noneho utangira kugenda uzahuri ugenda uzi aho uri kujya aho ujye so mu kumenya Imana rero ugenda iguhishurira ikindi kaguhishurira papasi yawe noneho sasa wamara kwisobanukirwa neza ubu uriwe bita bigusunika noneho kuvuga ngo ndashaka noneho umuntu umeze gute very good ndabaza Muco ni karibu cyane ubona ari iki cy'ingenzi umuntu akwiye gukora mbere yo gukundana n'undi mbere yo kwinjira mu rukundo mbere yo kumva akeneye guha urukundo umuntu kobwa wari wese cyangwa umusore wari wese nubise babisobanura gutandukanye ariko icyo bagiye bagarukaho cyane ni gospel shije ndavuga iki ko nuba biri kuncanga icyambere mbere ntabwo ushobora gukunda utakunzwe cyane cyambere nukuvuga ngo nuko twibanze kuri gospel cyane ariko turashaka ko nabatari muri gospel tuberiyo nta kibazo so ibi bintu akenshi arige bizamo amarangamutima je navuye muri nuze muri gospel yego ndagumayo sometime ariko ndaza kugerageza uwundi mwanya mveyo gato na mbwire n'abamizirima mbwire n'abanglikane mbwire n'abatazi Imana so harige bizamo amarangamutima kubera ko akenshi abenshi baba bafite wenda n'ibikomere by'ibyo banyuzemo swate inuze runaka intambwe runaka yateye bikanga ugasanga rero ibyo byo kuvuga ngo abanze ngo aze yigarukeho amenye si eske nje bimeze bite pare yanjye ninja kuri pare wundi naho biragenda gute aho ugasanga kubera iyo nuzenya izo efe zagiye zimugeraho ibyo bintu yagiye ahura nabyo usanga byagiye bimu challenging so nibaza ikintu cyambere no kubanza kumenya Imana wabanza kumenya Imana ukamenya urwo rukundo wamara kumenya urwo rukundo noneho bikaza gukoreranya mu buryo ugwaplika uhereza uwundi niyo mpamvu nahere ku ijambo rivuga ngo ntabwo ushobora gukunda utakunzwe ntabwo ushobora gukunda utakunzwe biragoye cyane gutanga ikintu udafite buri wese atanga icyo afite so nje nibaza ko icyambere nunganiye abashiti banjye icyo bavuze cyo ndemezanya nabo cyangwa ndemeranya nabo yuko banza kumenya eske Imana nkuze urukundo rungana iki kuko relationship ibamo cyangwa se ibamo amarangamutima ya kimuntu ariko hatarimo amarangamutima y'Imana habamo kurengera iyo usanze nawe warengeye habamo gukora amakosa cyane so icyo nibaza ko ndi gutandukira cyane umubabare you're right ubwo ikibazo ngiye kubaza aho ngaho gikomeye ko ndi wabazera nta kibazo nababonye murimo muravuga muhurije ku kintu cyo kuvuga ngo mbere na mbere d'abord Imana ndumva ariho mwese muri kuvuga ariko nk'umuntu ubwo nahise nibaza nse umuntu utarahishurirwa icyo kintu cyo kuba mbere na mbere Imana cyangwa se cyo kuba yakizwa cyangwa se cyo kuba yashyira Imana imbere ubuzima bwe nyine yarisanze ari aho ngaho ntago wazakunda agomba ikibazo
numvaga nagenda kuri bose ari mu mizima ari umuki cyangwa wenda n'utazi ibyo byose wenda utazi Imana. So habaye ikintu urana ibintu byose dukora akenshi kwanza uvuze ngo gukunda niki gukunda umuntu ntago biba ari ibintu warasengeye like ngo prayer ngo aragiye urasenga uzamuka umusozi uzamuka imisozi n'indi urasenga ni feelings ziza mu gihe cyanyacyo kandi kitari cyanyacyo. Yego aho nyene ndi kugerageza kwigira cyane uko nagerageje kwimbura ariko umbabare niza gutandukira iyo subject waduhaye n'abafite banje baraza kunyunganira. Gukunda ntabwo ari ikintu ntabwo ari decision ufata kura ko wasenze cyane ngo nasenze cyane prayer papa mundi ukavuga mundi no. Gukunda ni ibintu biza ni feelings ziza wowe utazigaga ziza zimeze nk'urusasu urusasu uraza rukikubitaho urushatse kandi urwo rusasu runashatse gwa nuko mu buryo bugaragara ko bidashobora kunda ku rusase gwicomora ariko niko kandi rushobora kwicomora rukagenda handi rukikubita handi hantu runaka. So rero ni ubanza kumenya eske ni nyowe n'amaranga mutima cyangwa ndi kuvuga cyane cyane kuri abo bantu batazi Imana ushaka kuvuga ati muri cyo gihe eske ndahagarara gute nyowe n'amaranga mutima yanjye eske uyu muntu kuba mukunze n'amaranga mutima yanjye eske kuba mpagaze uko hari uko bimeze nditeguye cyangwa nyene nikura ko wenda arakantu namubonyeho nkumva kari kunkurura rero ako kantu niko kaza konona byose. Okay wow ubwo mise nibaza ndabaza Jemmy iki kibazo akoze hasi anyibutsa niba ari ibuye niba ari ko bavuga sinibuka ariko nita mbaza Jemmy urahari nkubaze akubaza ubundi harije abarokore cyane bakunda kubibaza n'abantu bizera Imana gakoreshe iyo mvugo kugira ngo abadukurikiye nyine babisobanukirwe. Akenshi usanga iganiye n'abajene benshi basenga akubwira ngo ategereje Imana ngo Imana ngo izamubwira ngo umuntu cyangwa se izamwereka cyangwa se izamuyobora ngazabona ikimenyetso. Ntago ngiye napfa kubwira umukobwa ngo ndamukunda ntegereje ko Imana ari izanyereka Jemima cyangwa se ikansunika. Imana iracya nkuko yabikoze kwa Adamu ikamuremera Eva ese iracyaremera abantu abasore n'abakobwa ababo cyangwa pattern cyangwa ni wowe wo gutera intambwe tujye tugira iyo debi kaba ndende cyane ni wowe gutera intambwe amaranga mutima nuvuga ngo ubonye abakobwa batatu mu nzira bose wabakunda icyarimwe donc ndagira ngo udusobanurire uko ubyumva wowe gereka mubwira uko Imana izaguha umuntu cyangwa ni wo gutera intambwe ugashakisha. Oya umusore agomba gutera intambwe wenda tuvuge ngende umukobwa nkagurya ndi umukobwa umusore agomba gutera intambwe akaza akabimbwira akambwira akangunda hanyuma arangenda nkabitekerezaho nkamusubiza naho gutegereza ngo ndabirota nderekwa cyangwa se ngo barabimbwira mu rusengero ngo uyu niwe mugabo wawe turere ngo uyu niwe oya rwose iyo nemye no kwizera uko no kwizera ko babebe niko kundi yes umuntu ukiri umubebe mu buryo bw'umwuka niwe wakwemera ibyo bintu. Umuntu ukiri umubebe ukiri mutoya mu buryo bw'umwuka bw'imyizerere bitwizera nyine gutya twizera Imana niwe wabyemera akavuga turaniwe tibampanuriye mu rusengero turaniwe mugabo wanjye ati none nanjye maze kubirota ugasanga bibaye akajagari. Umusore akwiye gutera intambwe akaza akabikubwira bibaye na byiza mu nzozi warabirose bita bihura ariko utarabirose cyangwa se utarabihanuriwe nk'uko twari tuvuze wenda umuntu akaza akagwa kubirota birashoboka kuko Imana ivuga kwinshi ngenda byemera Imana ivuga kwinshi ariko kuvuga ngo uraje urampanuriye uraniwe mugabo ya mu rusengero oya ntago ngiye mbyemera ngo ahubwo muhite muhana nimero aho ngaho. Jesus okay ibyo avuga nibyo mbonye nk'abakobwa batatu hariya kandi n'igihe cyane cyo gushaka ngomba gutera intambwe nkayibabwira ariko no muri uko kubibabwira agomba kubaho nyine connection y'Imana sibyo kuko nk'abarokore tugomba guhereza Imana gahunda zacu zose. So mu buryo bwinshi yaravuze Imana ivuga ishobora gukoresha uburyo bumwe aho niho hazamo za connection za papasi uyu muntu cyamagariwe niba muri guhuza ibyo nibyo bizamo ariko biriya
yavugaga baguhanuriraga nawe ukagenda ugafatiraho bya bintu rwose ntabwo ari ibintu bifatika. kuko impamvu tuvuga gutya, hari abantu benshi tuzi bategereje abakobwa mu nsengero zitandukanye ngo bategereje ngo Imana izabazanira, birakomeye n'abagabo n'abasore ngo bategereje umukobwa Imana izazana. Ibyo biragoye. Waba nawe utegereje donc ngira ngo tumenye kuko Imana ko yaremye Eva ikamuremera Adamu, ntabwo ubu nawe utegereje ko Imana izakuremera umuntu, ni ngombwa kuvunika. ibibazo birimo ibitego myinshi. Yego tubihiga icapo cyiza kugira ngo wenda hatagira umuntu abitahura nabi. Ntabwo twanse ko Imana ivuga. Imana iravuga, sibyo? Imana iravuga kandi cyane, kandi abahanuzi ibyo bahanura pe nibyo. Ariko akenshi ibyo ngibyo bigomba kubaho nawe ubwawe wamaze gutera intambwe. Ntabwo twanse ko Imana ivuga buri gihe. Ivuga nzanza muri Bibiliya tubaze nzanza ni nyinshi, tugera no mu byo bahanura nzanza ugiye kuyibara ukabara ngo nzanza nzakubakira, nzaguha umugore, nzaguha imyenda, nzakwambika, ni nzagutegera indege uje hanze, nzakubakira. Umva ibintu ni byinshi cyane so niyo mpamvu nanigarutse kino kivuga ngo urukundo ntabwo ari nuze, ntabwo ari ubuhanuzi. Urukundo ni feelings, icyo umuntu yumva, eske yumva iki muri ako kanya, ari gufiling iki. Aho rero iyo urukundo rumaze kugaragara, feelings zikagaragara, ugomba kumenya eske izi feelings zanjye zihagaze kuki. Nta marangamutima yanjye ya kimuntu, cyangwa wenda nayoboye kubera ko mbona ko niwe muntu agomba kuzuza inshingano zanjye ngiye nkanjye. So ikibazo nacyo warumbaje impamvu ntakikwishuye, umbabarireho gato, ariko nyine ndikwishura bari abantu bari burebe kino ntabwo ari kuvuga ngo Imana ntabwo ivuga. Imana iravuga kandi ivuga mu buryo bwose. Ushobora kuvuga mu ndoto, ushobora kwereka umuntu wawe mu ndoto, ushobora kwereka, kandi turabazi ibyo bihame, turabifite, yani mushobora no kunahura tukamenyana. Ushobora guhura nanuze nkamenya ko ari we muntu wanjye, tugarura n'uyu nguyu niwe nshuti yanjye, cyangwa uyu nguyu niwe nshuti yanjye, cyangwa si inshuti yanjye. So Imana ivuga mu buryo bwose rero. Ushobora no kuvuga uri mu muhanda ikavuga turabizi uriya niwe mugore wawe, uriya ubona ari kwambuka hariya, Mana se ko ntamuzi, uriya niwe mugore wawe, nyamara Mana ntabwo muzi, uriya niwe mugore wawe. Ushobora no kuko akenshi impamvu tunabitsindagira n'indahoza tubwira kare nyuma ya kamera, nagiye ahantu nanyuze cyagiye nkubwira, nagiye hari umuntu wahoze avuga ngo yaba Imana, yaba tudafite nyine uburyo twahawe n'Imana bwo gutera intambwe, iyo tudafite choice, nyine twese umuntu wese agira choice ngo gutera intambwe ngo tugiye gushaka abakobwa, ntago byakabaye umuntu yakaryamye Imana ikazamuzanira uwo ngo yaremye. Umuntu ajya gushaka yaratandukanye n'abantu nka bane, umuntu yaranyuze ahantu, ntago twakwiye kuba twanyuze muri izo nzira, ahubwo aho unyuze bikemera, like iyo connection yabaye, izo feelings zabaye igahura. Icyambere na mbere sinzi ko turi kubifungura neza tugira umuntu yumve, nave yumve ngo turi ku blaming runaka, turi kwanga ibi, turi kwanga biriya. So Imana iravuga ntago tubyanza, ariko ikintu cyambere buriya ikikwereka ko urukundo ari feelings, nuko umuntu atera intambwe, kuko hari ibintu ari kwiyumvamo. Rero mugere kubyumvamo, ntago yahisha ngo umwotsi zirimo gusha. So ni ikintu kitoroshe cyane, ariko ni intambwe mu yindi, ni ikimenyetso kereka ko iyo umuntu yabanje kugira feelings atera intambwe. Kandi biravuga neza ngo Imana imuremere umufasha, uvuga ngo acika ngo urakiva gusa mu ndoto. Ntago ari umugore yavuze ngo uyu ni umugabo wanje, ntago ari umugore yavuze ngo uyu ni umugabo wanje. Mwene magambo agitera gusa ijisho, akireba gusa lofete gusa ko yarebye agasa nk'umura amaso yakareba gusa gato, ahita abona noneho ibintu bitandukanye n'ibyo yibonyeho. Ahita avuga ngo uyu ni iki, aka nakara ko mu mara yanjye, aka nakagufa kavuye hehe. So ni ikintu cyumvikana, babimenye. Ndibaza ko abantu badukurikiye ntabwo turi nk'uko Mica bivuga, ntabwo nyine ari uruhande turwanyije. Oya, Imana ikoresha uburyo bwose butandukanye, turacyemeranya. Imana ishobora kubikora kubw'impamvu zayo, ikagusura, hakaba hiyerekwa kugira ngo uzabonane n'uwo mwakabonanye, ariko ntabwo ari byo duprefera cyane, ntabwo ari byo tugira abantu inama gutegereza ngo Imana izambwira uwanjye. Wemerewe gutera intambwe kuko n'ubushobozi Imana yashyize muri twe, n'ibyiyumvire yashyize muri twe. Niyo mpamvu umuntu atera intambwe ya mbere ntibikunde, ejo ugatera indi bigakunda, kugeza ugeze nyine ku mugambi w'Imana ishaka ko uwo muzabana. Natwe twagiye tunyura muri izo nzira, ariko akenshi hari igihe hajya habivangirwa. Niyo mpamvu tudahatinda cyane aho, nubwo naho Imana ihakorera. Nubona abarota, nurota
ntuzafate ngo ubigire 100%. Tera indi ntambwe ukomeze ushake confirmation iturutse kuko ni kijambo ry'Imana rivuga. Nkunganire gato nijoro mbabariye niba ndi kuvuga cyane ariko ndumva nyine uri kudoma ahantu just inoze. Okay, so reka mvuge ngo ushobora kurota ariko cyangwa wenda ukamubona just ukagira reka cyangwa iyo vision runaka ntago bisobanuye ko iyo nuzinya ubonye ko ari 100%. No, ntago ari 100%. Iyo ni nka 50% ushobora kunavangirwa ariko ikintu gihari niyo mpamvu habaho kuyoboza Imana inzira. Eske Imana uriya muntu koko ndi kureba ni wewe cyangwa ndi kwihenda? Bibiliya avuga neza muri Zaburi 30 ubanza 38 ikigabane cya 38 ku murongo wa 2. Ijambo Imana riravuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura ukwiye kunyuramo. Sizingira niko ari kirundi ngo nzokwigisha nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama no kuvuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho rizaba kuri wowe. Bene magambo ukwiye kuyoboza Imana izafite Imana uvuga iki? Eske ko nakunze runaka umuvuga iki cyangwa n'amaranga mutima yanjye niho handi usanga umuntu yavanga ariko kuvangirwa dufite Imana iri mu ijuru reba buri kimwe ivangura. Kuko harakanavuze wagasubiramo sinzi ari marayika sinzi ikintu akanuvuze narivuze ngo na Satani hari jya yihindura umucyo akaza akakwereka ibintu ko ari byo kandi atari byo. Ubugomba rero kubaza kubivuga nk'umuntu byeze biba. Ngewe hari byambayeho nagiye mu rusengero barampanurira barambwira ngo umugabo wawe ngo dore nguriya ngo muranicaranye mu rusengero ubundi we muzabana. Njye umusore mwiza ati niwe nuriya muzabana akora confirmation kabisa ara confirming. Dusohotse hanze ndamubaza ati bambwiye ko ari wowe rero twara nimero zanjye hanga twara nimero zanjye nyine ngenda nkunda ibintu bya blague cyane ariko nuko byangendekeye. Yaravuze narazitwaye dukomeza kuba inshuti ariko kubera ko icyo gihe nari nkiri mutoya mu bijyanye no mu kwizera kwakira ibintu ukavuga ati byashoboka umukozi Imana byashoboka kubera numvaga nyine abahanuzi bavuga ibintu koko biri byo. Abahanuzi bose bavuga ibintu biri byo. Ariko akantu wavuze wari waramenye kuko ubuhanuzi bugenzuzwa ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ariko we niba ari niko yari yahawe ntago namublaming kandi koko nabonaga umusore nkavuga ati shaka bisa n'uyu nguyu ariko kubera ni kwa bwabujije sinzi ko nabivuga. Iyo udafite wisdom of God ngumenye ngo ngumenye ngo ni gutya ngomba guhitamo ibi ntago ngomba kurya indyo yose ko nishakiye ntago ngomba gufata ibintu byose ko ari byo niko rero usanga abakobwa benshi tuyoba gutyo ugasanga ubanye n'umuntu kandi atari we wawe Imana yakugeneye kubera kutamenya kujya ku mavi ngo umenye ubaza amakuru ubaza amakuru. Cyane ko ubuhanuzi nabwo muri iki gihe buyobeje abantu benshi ntabwo kubivuga ko nkanjye njya gushaka pe ntababeshye. Njye nabwiwe n'abantu barenze 2 bambwira ngo niyo mpamvu nkuko Mico yavuze bisaba nyine ngo wowe ubwawe utera intambwe ugirane ubusabane n'Imana bw'umwihariko umenye nyine ikijuru ugirane connection iri different nibiva ku bandi bantu. Nabwiwe nari buyobe hari umuntu agera hagati bikamucanga kubera uhuye n'umuntu ati nyamara uriya nuwo uhuye n'undi atari ku Imana irambwiye ati zizitira tirambwiye ati hari ahantu hagume kibaza ukibuka ko uvuye gusura umuntu umenya ariho. Ari story nasomye muri Bible urabona ibyago byabaye kuri Yobu ni ibyago bikomeye cyane. Umuntu ari umushiti we witwa Elifazi yaravuze ngo yararyamye ngo mu ijoro mu gicuku ngo ajya kumva ikishwi kivu kwa kuntu nyine hari ukuntu ushushanya ngo Imana ivuga ukuntu runaka mungu wanjye iki nyine ngo yumva iryo jwi rimubwira ibintu byinshi kuri Yobu. No bucya ajya kubwira Yobu ati uzi impamvu byagenze gutya ni ukubera ko wakiraniwe warabyishe. Noneho atangira kumugira inama ngo iyuzuze nayo kugira ngo ubone amahoro. Ariko mu by'ukuri iryo jwi ryari rya Satani ntabwo yari Imana kuko kuri end tubona uburyo Imana rwose yamushumbishije byaje kugenda neza. Tubona ko Yobu yari mu nzira nziza y'Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Ibi mwavugaga ntabwo dukwiye kubyubakiraho. Ntabwo wakubakira ku nzozi, ntabwo wakubakira ku mayerekwa.
mu kubuhanuzi buri aho ngaho igihe cyose atarimo ijambo ry'Imana ugenzuza ijambo ry'Imana ndetse n'icy'umwuka wera arimo arakubwira ntabwo byakunda. Ikindi kandi uba ugomba kumenya yo identity in Christ. Uba ugomba kumenya identity yawe, apana kuza umuntu wese araje arakubwira urabyemeye urabifashe no. Ariko ntabwo batubwiye story yakuntu yagenze nta kundi ko yarangiye byarangiye rwose tudahuje usanga nyine ntago bwari bwa buhanuzi uko umuntu ngiye bari bamumbwiye ntago ariko njye namusanze rukuntu nyine tutagiye duhuza turatandukana. Same story nkuko nanjye byarangiye buriya gusubize Rogers nuko abo nahuye nabo bose nyine bafite ubwo buhanuzi ngewe nagenjuje ubuhanuzi bwabo ijambo ry'Imana rivuga kuri nge hanyuma numvira mwuka wera njya nkurikira umurongo Kristo ari kunyoboramo abantu ndabareka amajwi ndayareka nibwo nayobotse kuko hari igihe umuntu wese ageramo agasa naho cyane cyane iyo uri mu byutse hari igihe waba ufite ibibazo wafata gusa ibintu byose ubyujuje ariko ukajya ubona Jemima ukabona Claudine ukabona bose n'abana beza ni beza rwose ukavuga turiya niwe wanjye nyine ukajya mu mibare myinshi rero icyo gihe nubwo ntabwo nshaka ko tubyirengagiza icyo gihe abantu bakigeramo sinzi wenda mwebwe namwe mufite urugendo muri kugeramo kandi turi kubikubwira ariko urwo rugero iyo ugeze muri icyo gihe ni igihe cy'urugamba biba bisaba ngo umwuka wera umwemera kuyobore usenge amajwi ugire n'amajwi menshi ucecekesha. Ndibaza rero ahangaha turamutse tuhasose ntacyo bitwaye abadukurikira twahavuzeho ibyo ari byo byose ariko nawe wari kutubwira ukuntu byarangiye kutubwira ati ukuntu wahise ucuzinga your right person. Sure ngewe nkimara kumva nyine ko ibi byose ngomba kubivamo byo kumva andi majwi naratuje mbere ya byose naratuje nemerera umwuka wera ngo anyobore hanyuma rero ngenda nka Elisa uri gushakisha urubavu rwanjye nta bindi mbwiye Imana ati rero urugendo ntangiye nyobora kuko ngiye nkunda kubwira Imana ngo inyobore kurusha uko nabwira Imana ati dore rero ndimbwa ndiyambwa ati byanze tibikore byose akenshi ibwira Imana ngo bikore byose ndimbwa ni nko you are denying yourself kandi Imana yaduhaye ubasha n'ubushobozi nyine urayirindira paka nyanda usanga rimwe na rimwe ushobora gushiduka kuri mu cyobo rero narayisabye ngo inyobore ngenda kwa Fofo twari tumaranye igihe kirekire n'inshuti yanjye bisanzwe rero nza kumutekerezaho ndeba character ye ndeba criteria ibintu nifuzaga ibyo byose rero mama muvuga kenshi ubibajije umusore cyangwa umukobwa ngo ushaka umuntu umeze gute nk'ubu Rogers umubajije nshaka umuntu umeze gutya akenshi abenshi barabigira mico ndabiza benshi barabigira mwe mushaka kuba mutagira izo character mushaka umukobwa umeze gutya nanjye najyaga mudefinisa nkamuvuga ariko mu gusenga Imana mu kwemera umwuka kanyobora iyo ni story ndende guhura na Fofo ko twahuye gusa mumenye ko nahagurutse nkajya gushakisha ngize amahirwe rero ndamubona bikubita kumubona mvuga nuko twe tumana igihe turi inshuti ahubwo namubonyemo ubugore narakererewe ndabaza ariko uziko umuntu twabana twabaye hafi imyaka ngira ngo ine turi inshuti bisanzwe njya muri korali yabo aho yaririmbaga gutoza abana n'umwana mwiza n'ubuhamya burebure ariko nyine icyo ndasaho cyanyuma nuko ni nkuko iyo wemeye Imana ngo ikuyobore intambwe aho uteye intambwe mu jambo ngo nzayobora intambwe z'ibirenge byanyu izo ntambwe za Imana iraziyobora kandi ntabwo ishobora kwemera kugwa mu cyobo aho nagiye nyura hose ikabona ko ngiye kugwa hari uburyo yabyicaga bigapfa bikarangira ntazi ko birangiye niyo mpamvu rero biruta byose nuko yizera ariko noneho ugakora uburyo ki ukurikira amarangamutima yawe kuko ntago abakobwa bose batunyura imbere nyine wabarangiza n'abasore urareba ushobora kubona nkawe Jemima mwe mukunda kuhura n'ibigeragezo by'abari imbere benshi abaje rero ari nka batatu kajya ureba ugashyira ku munzane ni byiza ko iyo n'indi topic ndende ariko mu by'ukuri navuga ko Imana yanyoboye ikibazo ngiye kubabaza kindi tukiri aho ngaho two turi kugenda dusatira ahantu heza ndakibaza ubishoboye aranyaruka ariko muco ndabona Imana ishimwe ko mikoro yamugezeho nayahe makosa abantu bakunze gukora mu gushaka cyangwa se mu gushaka urukundo rwabo murakoze kubya byose par experience ku gihe ugezemo imyaka yawe ntago wabura
bitewe n'amakuru twagiye twumva hirya no hino, ari abavandimwe, ari abo tubana mu buzima bwa buri munsi, ntago wabura amakosa runaka ushobora kuba waradetectinze muri ubu buzima abantu bakunda gukora. Nawe byashoboka ko wayakoze, wadusangiza, biraterwa. yewe urakoze cyane. So iriya nuze ya mbere ahubwo numvaga nakongera akantu kavuga ngo nako nyine nabwo nyine nutera intambwe ukegera uwo muntu ugiye kumubwira n'ubuke utavuga, utagenda uvuga ibintu byo byose koze ntago ari byose byo kuvuga. Nari ngiye kubaza iki kibazo noneho. Birashoboka ko abantu bari gushaka, cyangwa se umukobwa ushobora gushaka, cyangwa se umusore afite impamvu yuko iwaba ari abakene, agira ngo arebe ko ubukene iwabo bwashira, ari uko yashaka uyu mukobwa ufite amafaranga cyangwa se uyu musore ufite amafaranga. Icyo gihe urwo rugo rurubakika? urwo rugo rero ruba rwubakiye ku musenyi. Urumva, niba ushaka kubaka urugo rwawe bireba ku bintu umuntu afite, ahubwo menya ngo uyu muntu arankunda koko, kuko ahari urukundo ibintu byose biraza, ibintu byose mwakicara mugasenga. Hari umuntu wavuze ngo Ministeri Akarago, Ministeri Akarago buri irakora. Ministeri Akarago, iyo muganye Akarago mugapfukama mwembi mwubaha Imana mugasenga, ibintu biraza. Niko bigenda biza nyine gahoro gahoro. Ariko uzanye ngo ngiye kuri uriya ngo nuko ari umukire, ngo ubukene bw'iwacu abantu bakure mu bukene, wowe suri Imana ngo bakure mu bukene. Imana niba itarawubakuyemo mukiri kumwe nayo, hanahana Imana yagiye, Imana iracyahari. So rero Imana ni ishobora byose, nishobora kubakura muri ubwo bukene iwanyu. Ushobora na before utaragenda muri urwo rugo byahinduka, ubuzima bwahinduka. Ntago kutekereza uyu munsi ariko mu gitondo biri bugende, ibintu birahinduka. Rero ibintu bya pressure abakobwa tubigabanye, mbere yo gutekereza kureba ibintu ku muntu, banza wite ku rukundo, kuko ibintu mwazana bishakana cyane. Muri n'abakene hari ukuntu wambara rwose ugasohoka bakavuga ati uyu mukobwa ni igitangaza, kubera favor y'Imana, God's favor. Urukundo ruvuze, ndashaka kongera kandi kantu kavuga vision. Yego ufite urukundo pe, uri umujene ufite urukundo, ushaka gukunda umukobwa, ako byibuze vision igomba kuza, kubera yuko niba nta mafaranga ufite, byibuze uri guprojecting iki, sibyo? Kuko ari vision haza n'ibindi byose. Tujya twakuze twumva tuvuga ngo umukobwa yanze umuhungu ufite vision akurikira umugabo ufite iki, television. Ukuntu byaje kurangira arebye umuhungu ufite vision muri ya television yabo. Mande magambo bicaye muri salo, uwo mugabo w'uwo mukobwa bicaye muri salo, banjije bareba wa mugabo ufite vision, bareba ko yageze kure. So byibuze niba nta n'amafaranga ufite, vision uri kureba iki? Focus. Ndumva icyo nashaka kongeraho. Ni byiza ko abantu kwinjira mu rukundo nyine abantu baranamenyana, baraganira. Iyo vision uyimenyana ku muntu ari uko wanamuteza amatwi ukamwumva. Nyine ntabwo ari byiza ko umuntu ahubuka gusa ngo agiye gushaka. Tugomba kwiga kwihangana, ubumenye n'umuntu. Umuco ushobora kumubona gutya gusa, igisore cyiza, ariko ntibihagije kumubona atambuka gusa. Iyo uganiriye n'umuntu urushaho kumumenya. Ubwo rero kujya abajene dufata igihe tukanoganira. Jemima kukwiyereka gutyo gusa ntibihagije. Ushaka uratekereza iki mu migambi yawe, mu byo wizeye, ibyo utekereza ni wagana hehe? Ubundi donc oria avuza akantu keza cyane. Focus y'umuntu iramataringa cyane. Nibaza ikibazo ahangaha turi kugana ku musozo. Isomo navuga byose umuntu wese yatubwira, isomo sibyo wize mu buzima rigufasha gutegura ejo hazaza mu rukundo ni irihe? Buri wese aratubwira isomo rimwe yize mu buzima ryatumye urushaho gutekereza ejo hazaza kwategura, ni irihe? Umuntu ushobora kuba cyaje mu mutwe atubwire nta kibazo. Isomo nize mu buzima ishobora kumfasha gutegura ejo hanjye hazaza, cyane cyane muri ibi by'urukundo, sibyo? Ndabanza gukuraho confusion ihari yo kuvuga ngo ingo ntago zikiryoshye, ngo ibintu byaragize. Ngiye ntago ndi muri abo bantu bizera muri ibyo bintu. Ndizera ntashidikanya ko urukundo rucyahari ruri pure. So kandi nicyo kintu ndimo nda projector no mu rugo rwanjye, ni kuzaryoherwa n'ubwo buzima kandi burimo n'Imana.
so isomo rero rihari nuko nshaka kuzinjiramo igihe cya nyacyo kigeze, nkinda guhubuka, nkinda kureba imyaka, nkinda kureba physical appearance y'abantu, nka focusinga ku Mana, kandi nkuko mba nshobora kubunza imitima nkavuga ati se nzambwirwa n'iki, yego hari ama choices menshi, nzabwirwa n'iki, subizwamo imbaraga yuko Imana inyitayeho, ibizi neza, izi neza uwo nzashaka, kandi njye n'Imana ntabwo tugera tumisinga, tuba twakoze amakosa menshi, ariko iyo bigeze ku kintu cya selection y'umuntu muzabana, we n'Imana kabisa ni sawa cyane. Welcome. Ngewe isomo nakuyemo icya mbere, irinde kumva ko Imana itakubwira ibyawe. Yego, ubanze wikunde, ukunde Imana yawe, ubanze wimenyereze gushaka Imana ku giti cyawe, apana gutegereza ngo mama, papa, abavandimwe banjye nibo bazanshakira umugabo tuzabana, cyangwa se oya. Banza wowe wikunde, ukunde Imana yawe ku giti cyawe, wige kuyishaka, upfuka musenge, uvuga ati Imana, umugabo nshaka ko azameze gutya na gutya, uvuge details, uko nguko nkubwiye niko bizagenda. Amen. Kubera ko kuvuga ngo abantu benshi rero kubera ko nyine usanga bakurikiza ibyo iwabo bakubwiye iwanyu, oya, irinda ayo majwi, wowe utuze, ushyire umutima hamwe, ubihe igihe gusa, uvuga ati Mana, uyu mwaka nshaka ko nanjye nkora ubukwe, nshaka ko nanjye bigenda gutya na gutya, menye nyine umupatena wawe, muganire, muhuze ibintu byanyu bijye ku murongo, ibintu bizacamo neza. Njye niryo somo neza. Thank you. Bizagufasha kubaka ejo hazaza. Isomo ryiza cyane, usenga. Nico. Nanjye ikintu nuvuga kuri iyo nzenya, isomo rya mbere ni nakuyemo no gusenga, kandi uri gusenga wisenga uvuga ngo Mana nkeneye umugore gusa, cyangwa wenda nkeneye umugabo, ariko iyo usenga urapresiza. Kuko iyo uvuze ikintu ushaka niho umuntu amenya icyo ushaka. Ntabwo waje kwa muganga ubwire muganga ati ngo ngwaye malaria kandi ugwaye sida. Presizo uvuga ati ngwaye malaria, nuvuga ko ugwaye sida araguye ibintu bya sida. Kantu ka sida. Rero ntabwo byoroshe. Yego. Sinashaka kuvuga amagambo menshi, naninze ko nongera kuvuga, ariko bafite ndi gusanga afashe microphone numva shaka kuvuga cyane. Ariko nkunda kuvugira migana, ariko ntago ari migani cocktail. Gusenga ni byiza. Buriya gusenga niyo nyanduruko ya buri kimwe, iyo upfukama uvugana n'Imana, kandi wirinde gusa, kuko biravuga neza ngo mutanga kumva Imana ivuga, ko Bibiliya ivuga. Twemere ko Imana ivuga, kandi twemere ko Imana ikora, kandi twemere ko natwe tugiye kwiyegera tukayibaza, tuyibaze tubwire ati eske Imana uranshaka iki, urakeneye iki, urugo rwanje urarubona ute, kandi urugo rwawe urutegura uyu munsi, ntabwo uzarutegura ejo, nshuti yanjye, uri kunyumva? Urugo rwawe urutegura uyu munsi, ntabwo uzarutegura ejo. Tazaza kubyara abana baba bandi, tagura uvuga ngo bati ngo Mana ngo kubera iki wamara abana baba bandi, ugomba kubategura. Niko bimeze. Tazabona umugore watangiye kwambara, kandi ubona kije kwambara ibintu bisobanye ukuntu, ngo Mana ko nagusabye umugore akijijwe, nyamara uwo wapreshije ni Imana yaguhaye, cyangwa ugasanga warasize ariko nubigeze upresize, ngo agakuru kamwe mfite ngo umuntu yagiye yabwiye ati ngo Mana ngo mu mugore. Za stress yarimo navuga my sister hano, abandi barananze, abandi baragiye, abandi bari gushaka umuhungu ko runaka yashatse, none se papa nje bimeze bite? Avuga ati ushaka umugore, nshaka umugore, kandi umugore yihuta. Sawa, agiye kureba gutya, abona Imana imuhaye umugore w'ikimuga, sinzi ko mu mwumva, umugore w'ikimuga ufite umuga nyine. Habadese Mana ko nagusabye umugore ni umugore umaye, arambwa ati nyamara ntwigeze upresize, wavuze ko ushaka umugore, kubera igihe ubona ko igihe kigize iki, igihe kiri kugusiga, urabona ko ibihe bigusize, urabona ko abandi bagiye, urabyumva nko kuvuga ati pfa ku, urabyumva. Rero Imana ishoboye byose, Bibiliya avuga neza muri Yobu, nubwo yamugarutseho Yobu, naje reka mvuge ijambo gushoboye byose, kandi ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ishoboye buri kimwe. Imana ifite ijisho rireba mu mutima wawe, irabizi neza ko ukeneye umugore w'umuramyi, irabizi neza ko ukeneye umugabo w'umuramyi, irabizi neza ko ukeneye amafaranga, irabizi neza ko ukeneye kwambara, irabizi neza ko ukeneye iyo modoka, irabizi neza cyane. Amangaruke kwina abavandimwe bari bavuze cyo
cyo ku cya kindi bavuga ngo umuntu ngo ashaka ngo ari ubwiza urugo buriya n'umutima ushaka kuzana umugore mwiza pe ku buryo n'abantu baje gusura umunsi wa mbere bavuga ati bana bavuye muri hani muntu reka tubasure no tuje kureba ibyabo yaza gufata umugore ni mwiza pe ariko ubwo bwiza bwe ukazabushaka muri kwa kundi wifuzaga ko urugo rwawe ruba ruteye rwa bwiza ukaza kugushaka ukabubura kubera ko ubwiza bw'umuntu ntabwo ari bwo bwubaka urugo ariko umutima muntu wo wubaka urugo so ntabwo byoroshye yes rero tera intambwe ariko nutera intambwe ubanza urebe neza iyo ntambwe ugiye gutera ko ahantu ugiye gutera intambwe ko nta misumari ihari aho hantu ugiye guhonyera ko nta mahwa nshuti yanjye reba neza ko nta mahwa arimo utazagonyera uvuga ngo ari kumpanda ngo ari kumbabaza ari kukubabaza kubera ko ntabwo wigeze usaba imana ntabwo wigeze uyoboza imana icyerekezo cya nyacyo murakoze cyane thank you very much twavuga byinshi ariko reka duhinire hafi ahangaha ijambo ry'imana rivuga ngo bankunda kandi abanshaka mwite bazambona ariko noneho hari ijambo rikomeye rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nibyo rero twavugaga ntago gukunda mugenzi wawe ntushobora kubishobora utabanje kwisubiramo ngo wikunde wowe kandi mu kwikunda nyine bivuze ko utiyitayeho utakimenya byagorana gukunda neza undi muntu bisaba ko ubanza ukitekerezaho ukiyakira ukikunda kandi nk'uko Mico yavuze umugore mwiza ni mutima w'urugo ntabwo ari uburanga bugaragara gusa ntibihagije kuba ushaka icyo kibuno amatako n'ibiki birenze uko nyine bya bindi abantu bahora basaba ntibihagije birenze ibyo umugore mwiza birenze ibyo ngibyo ni umutima w'urugo oh wow I appreciate it sorry gato okay sorry gato it's okay ariko naravuze ngo cyanyashi iyo ni uwo wari ukivuze mu kinyarwanda ariko yavuga terme y'abajeni ingezweho y'abajeni urakoze cyane my brother so joy inshaka gusa nk'umuntu agiza akantu nuko barimo baravuga gusa ku bakobwa ariko n'abahungu nabo barimo abahungu baba bifuza abagore bafite amafaranga nk'agore mu diasporante ufite amafaranga ufite uburyo naga bipe naga ariko tubyanze kuko buri muntu wese afite papasi ye eske none menya ati iyo papasi yanjye ihagaze kuki eske nimuzana no mu diasporante agatangira kuma amategeko cyangwa no mu diaspora agatangira kuma amategeko bizagenda gute nshuti yanjye ntago babyoroshe rero so yarimo aravuga nyashi wogira ngo ni terme imeze ukuntu ariko ni terme abajene benshi bakino gihe bamaze igihe bakoresha kandi kuyivuga ntacyo bitwaye pe kuyivuga ntacyo bitwaye bivaye n'ikintu ubugamije nta kintu kibi tugamije turiko turigishanya kugira ngo dufashanye gukunda umukobwa afite nyashi si bibi kandi ukunda utayifite si bibi ni papa si yawe ufite icyo wifuza banza usengere uvaze imana ngiye niwe nakunze none se urabibona ute wivuga ngo ngiye kumuzana ngo nzamuhinda imana ngo urumva ngo ngiye kumuzana imana ikabwira ati ngo ni mubi nyamara afite umutima udahwanye n'icyo gihe nshaka ntago azuza inshingano zawe ngo nyimishaka ngo mana ngo urumva ngo rero ngo isengesho ryanjye ngo nasenze ngo nagusabye umugore afite nyashi ngo nimba ngo ubona ko atankwiriye mureke nje nzamugeza mu nzu mwihindurire ntago ushobora guhindura umuntu ko umuntu ntahinduka umuntu ahora ari umuntu nigeze kubaza mama ndabaza mama mbwira definition y'umuntu arande baraseka itambwira ati ngo definition y'umuntu ni umuntu nushaka kumenya ibintu biri hafi y'umuntu cyangwa ibintu biri after y'umuntu nabyo ushobora kumenya muri bworoshe definition y'umuntu ni umuntu so wow thank you ndagira ngo rero tubwire abadukurikiye tunasoza twaganiraga umuntu dukwiye kubaho mbere yuko dukenera kwinjira mu rukundo tuganiriye byinshi gusa icyo mvanyemo nuko twiyize ko urukundo nyarwo rutangirira mu kwiyubaka mu kumenya icyo dushaka no mu kuba uwo twifuza nyine kubona bibera donc nitwe tubanza tugahinduka d'abord tukaba iyo uri tayari uri ready ni byiza kujya imbere y'Imana ikanakuyobora ariko igihe cyose nyine uri guhuzagurika utari mu murongo w'Imana ubusabane bwawe n'Imana nta buhari biragoye uzahora nyine uhangayika so that's great ndumva rero nabashimira brother tuvuze byinshi kandi ndibaza bizafasha urubyiruko rizafasha n'abantu bose bazareba ikiganiro urugo akantu gakomeye cyane ntahanye kandi nuko urugo nyine umugore atari ibyo tubonesha amaso gusa ahubwo
umutima w'urugo. Kandi ikindi gikomeye ni uko mbere na mbere Imana, tubanze Imana, twubaha Imana, tubane Imana izanatuyobora, tuyiyoboze inzira. So turabashimiye rero mwe babanye natwe, nari kumwe na Rogers, nari kumwe na Mcho, nari kumwe na Jemima, n'abajene tuganiriye byinshi. Imana ibamugisha cyane no kwitabira ubutumire. Tuzakomeza tuganire n'ikindi gihe, Imana uko izajya idushoboza. Bless you so much mwe mwamudukurikiye. Ubuntu n'amahoro bya Kristo bibe muri mwe. Shalom.